Ndabasuhuje mwese aho muherereye hose, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, uko mukurikirana Umuririmbyi Gatatu TV. Mbibutse gukora subscribe, share, comment ndetse na like ku biganiro byiza Umuririmbyi Gatatu TV bakunze kutugezaho. Ndashaka kubabwira inkuru y'ubuzima bwanjye, ni ndende wenda sinza kuyivuga yose, ariko ndagira ngo ngire agace nsangizaho abantu. Njye Gitangaza Daniel, navutse mu w'1997. Maze kuvuka nkandagira ku isi nk'abandi bana, ariko mvuka mu rugo badafite ubuzima bwiza, reka mbibare batihagije ku buryo bagombaga kuntunga. Icyo gihe maze guca akenge, nasanze mu rugo baba muri Burende, inzu bubakishaga ibirere. Noneho uko igihe kigenda cyicuma, ibihe bigenda bihinduka, nubwo twari tubayeho mu buzima bubi, ariko mama yasengaga Imana. Igihe kiza kugera turimuka tuza mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Niho narerewe, niho natorejwe uburere, kuko nabaga kwa nyogokuru ubyara mama, niwe wampaye uburere. Ni ukuvuga ngo twabagayo ariko turi abana benshi, mbana n'abandi bana ariko ba bakuru ba mama ndetse n'ababarumuna be. Njye nari musaza wabo. Ni ukuvuga ngo mu rugo ni njye mwana wenyine bari barabyaye, kubera ubuzima bubi twabagamo butari bwiza, ndererwa kwa nyogokuru. Igitangaje, aho nagendaga nshaka ubuzima aho kwa nyogokuru kugira ngo mbeho, rimwe na rimwe kubera ko nabaga ntakunze kuba mpari nagiye gukina, bararyaga ibiryo bakabimara ntibansigire, naza nkicwa n'inzara. Ariko kaka cyangwa nyogokuru wanjye, ibyo bamugaburiye ntabirye akabimbikira, cyangwa wenda nasanga nawe yariye atansigiye, inzara ikanyica, nkicwa n'inzara nkaburara. Mbaho muri ubwo buzima, inzara imerera nabi, ariko nyogokuru wanjye agerageza kunyitaho mu buryo bushoboka bwose, kuko niyo bamenyaga ko yabitse ibiryo agomba kuza kumpa, byabaga intambara.
Igihe cyaje kugera rero nsubira mu rugo kuko mu rugo twabaga mu macumbi tugenda ducumbika hirya no hino. Rimwe tujya gutura mu ikaritsiye imwe cyangwa umudugudu umwe, umuntu aza kundoga ariko abinyujije mu mutobe. Mvuye gusenya nk'abandi bana, ampamagara mu izina kera bakundaga kunyita ry'ikibyiniriro. Nanjye ndamwitaba, ngezeyo nsanga yateretse umutobe, iby'abana murabizi mbashyize ku munwa ndagotomeye. Maze kunywa ndataha. Nijoro ntangira kumererwa nabi, bimerera nabi, buracya ndarwara, buracya indwara bagiye kumvuza basanga ni uburozi. Barangije kuvuga ngo kaka ubyara mama cyangwa mukecuru wanjye yajyaga arogora, yari umwangirikani ariko ukunda gusenga akajya avura abantu. Ndagenda mbiwe ariko narapfuye nda kantu k'agati kari aho ngaho kubera ayo marozi. Noneho uwandoze akajya azana ipusi mu rugo, ipusi ikaza kumpiga buri joro. Iyo pusi ikanshakisha mu nzu ikambura. Ariko bari baranyimuye mba kwa nyogokuru. Nyogokuru anyitaho, igihe kiragera ndakira mba muzima. Ibyo ndabishimira Imana ko yongeye gutuma nongera kubaho. Nihutishije narakomeje mbaho, ariko murumva ko nari maze kugira igikomere cyo kuba nararozwe. Ntabwo ku mwana nkanjye byari byoroshye. Icyo gihe twaje kwimuka turahava tujya ahandi, tubaho muri ubwo buzima bwo kwirirwa twirukanka ducumbika mu mazu y'umuntu, ukajyamo uyu munsi ejo akagusohoramo, ukajyamo uyu munsi, kandi ubwo ari nako nigaga. Ariko nakundaga ibintu byo kuririmba, nkunda ibintu byo gucuranga. Kenshi na kenshi nava ku ishuri nkirirwa mu mujyi nkurikiranye ibyo bintu. Icyo gihe haje kubaho kugabana k'iwabo wa mama, baragabana, mama bamuha isambu tujya gutura muri iyo sambu njye na mama na papa. Ariko maze kuhaba igihe kimwe papa ansaba ko tujyana iwabo, tujyayo. Tumaze kujyayo ndabasura. Icyo gihe nawe yampaye umugabane, yampaye umugabane iwabo. Turagaruka tuza kureba mama. Nyuma papa yaje gusubirayo iwabo agurisha wa mugabane, arampamagara ambwira yuko yagurishije 7,000 y'amanyarwanda. Kandi icyo gihe basi amasambu yari amaze kugera ku gihe agurwa amafaranga menshi, agurwa za 800, 700, 900 gutyo kugera muri miliyoni. Gusa ndayakira 7,000 ndatuza. Ubuzima burakomeza mbaho ngaho. Naje no gushinga itorero ry'abana tukajya duhuriramo tugasenga. Ni byinshi tuzagenda tubiganira
cyane. Naje kwinjira mu itorero mbamo ndererwa mu itorero ryitwa Intumwa z'Ububyutse, ariko mbere y'uko ndijyamo nabanje kujya mu yandi matorero nkajya nkurikira mama aho agiye, ariko nza guhitamo itorero Intumwa z'Ububyutse ndirererwamo. Ariko mbere y'uko ndizamo nabanaga n'umupasiteri bita Nzabirinda Emmanuel, ariko yari atari y'abapasiteri. Turabana, aramfasha, ndiga abapasiteri, urusengero ari rwo rw'Intumwa z'Ububyutse ndujyamo, turakomeza tubana muri icyo gihe cyose, aza kugeza igihe ashaka umugore. Amaze gushaka umugore atubwira ko ubuzima buhindutse, dusubira kuba iwacu. Noneho itorero ndibamo, niga ibintu byo gucuranga. Ikintu kimwe ntazigera nibagirwa, igihe kimwe itorero baryibye ibyuma, biba ngombwa yuko mfungwa, bashinze ko ari njye wabyibishije. Ntabwo nshobora kwibagirwa ukuntu abanyetorero ari bo ubwabo banshinjije, bakavuga ko ari njye wibishije ibikoresho byabo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo aho abantu bagutaye babona kuri igicike, Imana ijya ibasha kuzikigaragaza nk'Imana. Narafunzwe maramo iminsi 3, umunsi wa gatatu nibwo Imana yigaragaje, igihe abanyetorero bose bari bandetse ndetse n'ababyeyi banjye bandetse, kuko muri iyo minsi 3 nta muntu n'umwe wigeze anangeraho aho nari mfungiye na bagenzi banjye twari kumwe, twese dushinzwa turi 3. Gusa dushima Imana ko basanze tutari mu bantu bagize uwo mugambi mubi wo kwibisha ibikoresho by'itorero. Tuva muri gereza, tubaho muri ubwo buzima, mu buzima bubi, ubuzima butari bwiza. Ndaza negera umubyeyi wanjye mama, kuko papa nawe yagiye iwabo mbere ya Covid aho iziye. Ndaza negera mama, turabana. Mama aza kwimuka, ava mu isambu ye aragenda kubera ikibazo yari yaragize cy'uburwayi nawe bamuterereje. Mfata umwanzuro nza kuba muri iyo nzu mama yabagamo. Mba muri iyo nzu kuko ni nayo sambu yonyine yari isigaye. Ibyo byose ni ibintu wenda ngeze muri uyu mwaka wa 2021 turimo, nihutishije ni byinshi cyane. Uyu mwaka wambereye umwaka utangaje cyane, nubwo ugikomeza utarangiye. Mama yashatse kugurisha kugira ngo yimuke, sinahita mukundira nk'umwana we, ndamubwira nti naze anyicara iruhande. Ariko ntiyankundira, ndakomeza ngumaho rwose, nanga kumukundira kuko niho hantu nari nsigaje hashobora no kundengera mu gihe mama atakiriho, hashobora no kundengera no mu gihe mama nawe akiriho, hakantunga kandi nawe hakamutunga.
icyo gihe yaje kunyegera aranganiriza ambwira uburyo azabigenza ko ashaka kugura ahandi, ndamwumva kuko numvaga afite kugura ahandi. Arantekereza arambwira, anyemerera ko nanjye ku mafaranga azahagurisha azampaho ayo kumfasha kugira ngo mfunde ubundi buzima. Igihe cyo kugurisha kigeze, cyaje kuntangaza, byabaye ngombwa yuko ahura n'abandi bajyanama n'abantu bamugiriye inama bakuru be yuko atagomba kugira amafaranga na make ampa. Icyo kibazo kibaho mu gihe cyo kugurisha, kuko ni njye mwana wenyine afite, ugomba kuzamukurikirana. Birangiye numvishe ubundi bashakaga kumpa 3,000 by'amanyarwanda ngo abe ari byo njyewe njya gukoresha. Gari rero ndi umusore mfite amaboko 3,000 ntacyo byamarira, nta n'icyo byamfasha muri aka kanya mu gihe ntarimo gukora. Ndangije nta kindi nakoze, naravuze nti n'ubundi reka musinyire agende ajye kuyakoresha icyo ashaka nk'umubyeyi, sinamubuza uburenganzira bwe. Ubwo urumva naho hakabaye hangirira umumaro cyangwa hamugirira umumaro, haba yagiye gutyo. Ubuzima bwanjye burakomeza kugeza uyu munsi, ndiho kubera Imana, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo kuko Umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, kandi nsoma ijambo rimbwira ngo ineza ihosha uburakari. Rero nizeye ko Imana ishoboye ibintu byose. Ubuhamya bwanjye ni burebure, hari ibyo nagiye nkata ntakurikiranye cyane ngo ngende mvuga, ariko ubutaha nabyo tuzabireba, nzabivugaho. Rero icyo mbifurije ni ukuba intwari, ni ugukomera mu byo waba ukora byose, ube intwari kandi ukomere. Imana niyo igena ejo hawe heza. Ndabashimiye mwese mwari munkurikiranye, byinshi cyane wifuza kuba twaganira wanampamagara kuri 0788 044 5445. Murakoze, mubane n'Imana. Bibutse gukora subscribe, share ndetse na comment n'ibindi. Ku bantu batari babizi, ni njye muyobozi w'Umuririmbyi Gatatu TV. Ndabakunda cyane rero.